Sylvain Ekenge Bumisa Efumi uyu ni umuvugizi w'igisirikare cya Congo FARDC ku munsi w'ejo yagaragaye ku wa gatandatu yagaragaye kuri rezo sosiyo mu marira ari gutaka ko ngo mwamwatatse agosha droite mukamukubita ababaza aya ni amarira y'ingona cyangwa afite icyo avugira? Aya yari afite icyo avugiraho, yari yahumiye yari yahumiye kabisa kuko twabivugaga hano hari ahantu habaye agatendo ka serious, agatendo keza, abana bakoze umurimo, intare zabonye icyo kurya. Yego yabaye ngombwa rero ko duhaguruka icyo kintu tukagihagarika. Sinzi uwo nigeze kubibwira navuga nti iyo uwo mugambi mubisha ntabwo bazawugeraho, ntibazamenya aho inkuba iturutse izabakubita, ntabwo tuzemera ko aba bantu bashira. Hariho nabibwiye kandi nuko nguko byabaye. Inkuba yabakubise batazahiturutse ngo aho rwitsa muku n'ahandi turimo turakora akazi kacu ko kurengera abakongomani, by'umwihariko abibasiweho n'ibibazo, ayo batutsi muri Nord Kivu. Muzi ko twabarengeye aho ngaho bavugaga za Bwiza, twaratabaye naho nahari umurengerero. Ni ngombwa ko tugomba gutabara. Ukuvuga ngo iyi Fizi Mwenga aho hantu hose hari kuboneka izo menace zose mugomba kuhagera. Tugomba n'ahataraba mu gihe leta itazemera ibiganiro ngo inashyire mu bikorwa ibyo twumvikanyeho byose, urumva bizaba bigoye. Tugomba gushakisha amahoro byiza biturutse mu biganiro akaboneka, biba ari sawa, ariko nabwo bitaturuka mu biganiro, tuzashaka izindi nzira. Ahaguma hari amahoro, hari umutekano, kandi ntabwo byaturutse mu biganiro. Bareba abaturage bose bari kubaka, numva hose bari kuzamura ama etage yabo n'ibiki barimo barakora ibyabo, babonye amahoro, babonye umutekano. Abarundi ni benshi bahora bambuka buri munsi, amakamyo ahora yambuka. Ubu bubatse ikiraro kuri Rusizi, bagiye ku mugezi wa Rusizi ariwo mupaka hagati ya Kongo n'u Burundi, bwegera. Hari ikiraro bubatse rero gicaho amakamyo y'abasirikare buri munsi, amabatero n'amabatari, urumva baraza buri munsi pe. Kandi na perezida wabo nawe ahora abyihara ati nzabohereza ati tuzobamesa. Uwo ninde ubivuga? Ni Neva niwe ubivuga ati nzobamesa. Ariko iyo bageze hariya sinzi ko bibagendekera, nyine menya ari bo bameswa. Iyo bageze hari ababona message bakwiriye. Yego cyane. Fureko ni banga mwaburiya, ni umuntu ukuriye umutwe witwa Gomino w'Abanyamurenge. Urumva yafashe Abanyamurenge, imfura z'Abanyamurenge, imfura z'abantu, arazitwara ajya kuzihuza na FDLR, ajya kuzihuza na Maimai Wazalendo, ajya kuzihuza n'Abarundi. Urumva none kubera nyine iriya operasiyo yabaye, bamuhindutse ngo niwe watanze amabanga, ngo niwe wagambanye, ngo niwe wakoze ibiki n'ibiki. Ubu bamuziritse kandi sinzi ko yaramutse, ahubwo mushakisha amakuru, ni mu banyamakuru mushakisha niba yaramutse. Ariko si we wenyine, uwitwa General Masunzu mwangamwabo wundi cyane nawe yarafunzwe, yarahagaritswe, yarakuriye ntuza troisième région militaire Kisangani, ibera Kisangani. Haraje kumutwara baramufunga bamujyana Kinshasa. Hari general wundi w'umunyamurenge witwa Ruhorimbere, nawe yarafunzwe. Urumva yakoraga mu bintu bibari kuri ibintu bya logistique by'ingabo za Kongo, nawe yarafunzwe. Rero nyuma ya General Gasita birukanye hariya i Uvira, agatorongera Burundi agasubira Kinshasa. Ndumva aba Kongomani b'Abatutsi bari mu ngabo za leta bagomba kuba menge cyane. Bakabonye tutari butindemo Sam, ni igice kigaruka ku mirwano iri kubera muri Sud Kivu. Ni nta bantu bangiye bambwiye ngo
utubarize dogita impamvu Uvira idafatwa, utubarize dogita impamvu Mbayahaga avuga ngo bageze Buvira ngo barebye ngo bageze Kamanyola barebye hepfo ngo basangayo ngo umwugarizo w'ingabo z'Abarundi ngo barasa hagati y'amaso. Ati ibya Uvira bigeze hehe, Iminembwe bigeze hehe, utubwire niba nawe waramenye amakuru ya Rwitsamuku iriya operasiyo yamaze Abarundi, ariko nanone utubwire kuri bataye 6 zaje ziyobowe n'aba brigadier general muri iyo misozi ya Minembwe na hehe. Noneho uze no kugaruka kuri uyu colonel bita Fureko. Uyu colonel Fureko yarayoboye abo ngo mu mutwe wa Gumino, nawe ni umunyamurenge ariko ngo yisha abanyamurenge benshi cyane. Abazarende rero ejo bamuboshye icyo bita ngo kumuta Kandoyi. Utubwire byose niba byarakugezeho utuganirire. Intambara iriya mu misozi miremire ya Minembwe ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo muri rusange irakomeye, niho hari kubera ibyo bitero byose. Leta iri kutugabaho itubahiriza agahenge, ni ukuvuga ririya huriro ubu ngubu rigizwe na FARDC, rigizwe na Wazalendo, rigizwe na FDLR, rigizwe n'ingabo z'u Burundi, rigizwe n'abacancuro abo nababwiraga ba Colombi, abo bita ba Blackwater, bose bariyo, nibo duhanganye ubu ngubu. Rero baratera mu bice byinshi. Mbabwiye ko mu gihe cyashize twagombye gufata ikibuga cya Nzimbira yuko ariho bakoreraga ibitero byabo, ariko n'ubundi tumenya ko bagose bene wacu b'abanyamurenge bari hariya mu misozi ko bagose, bakabuza kujya mu masoko, bakabuza guhaha n'ibiki byose. Rero byabaye ngombwa ko dutabara. Ubu rero twagezeyo, turiyo dufatanyije na bariya bo twirwaneho. Niba uvuze iyo operasiyo ya Rwitsamuku, koko bariumiya, twarabawumije seriously, tuhakana ibikoresho byinshi, imirwano irakomeje. Tugomba gutabara bene wacu ntibabamare yuko nicyo bari bagamije kubamara, bakura ku isi. Yego Dr. hari ukuntu tujya tuganira ama operasiyo ukambwira kuko byinshi nyine wari ubirimo nk'izi za operasiyo za Ngungu burya Abarundi bawumiye, Gicanga burya Abarundi bawumiye, hano mu Bwiza burya Abarundi babuze inzira. Iyi operasiyo abantu bayitinzeho cyane kuko twabonye harafashwe umurundo w'imbunda nyinshi cyane, ubwo haba iz'umusada ndetse n'imbunda ntoya. Iyi operasiyo wayivuga iki? Iyi operasiyo nyine iba yapanzwe neza, tuzajye duha umwanya ingabo zikore akazi kabo, yuko zirwana kinyamwuga. Urumva tubizere aheretse, abatwirwaneho barafatanyije ubu ngubu kandi bazakora akazi neza, bazatabara abantu. Ni intambara, ntabwo twavuga ngo ni intambara, turi kurwana kandi tukarwana na leta ifite amafaranga, ifite ibikoresho, ariko nk'ubu bivuze byinshi twarabibatse. Izo drone turazihanura, urumva izo drone turazihanura ushaka kurengera abanyamurenge, ariko turengera n'abandi bakongomani bose. Intambara turwana ntabwo ari ubwoko, turarwana intambara y'abakongomani bose, tubagarurira amahoro, tubagarurire umutekano. Imyigaragambyo yabaye hari Murenge, abakecuru bafite ibipapuro bavuga ngo Abarundi muve ku butaka bwacu, mwatubujije kugera ku isoko, mwatubujije iki? Abarundi bari bapanze igitero cyo kuza kwica aba bakecuru bigaragambyaga n'abasaza. Yego, yabaye ngombwa rero ko duhaguruka, icyo kintu tukagihagarika. Sinzi uwo nigeze kubibwira, navuga nti iyo uwo mugambi mubisha ntabwo bazawugeraho, ntibazamenya aho inkuba iturutse, izabakubita, ntabwo tuzemera ko aba bantu bashira. Hariho nabibwiye kandi nuko nguko byabaye. Inkuba yabakubise batazayiturutse, batazayiturutse
ngo aho rwitsa mukuru n'ahandi turimo turakora akazi kacu ko kurengera abakongomani by'umwihariko abibasiweho n'ibibazo aribo b'abatutsi muri Nord Kivu muzi ko twabarengeye aho ngaho bavugaga za Bwiza twaratabaye naho nahari umurengerero ni ngombwa ko tugomba gutabara. Ukuvuga ngo iyi Fizi Mwenga aho hantu hose hari kuboneka izo menace zose mugomba kuhagera. Tugomba n'ahataraba mu gihe leta itazemera ibiganiro ngo inashyire mu bikorwa ibyo twumvikanyeho byose bumva bizaba bigoye. Tugomba gushakisha amahoro byiza biturutse mu biganiro akaboneka bari sawa, ariko nabwo bitaturuka mu biganiro tuzashaka izindi nzira. Ahaguma hari amahoro, hari umutekano, kandi ntabwo byaturutse mu biganiro. Urareba abaturage bose bari kubaka, numva hose bari kuzamura ama etaje yabo n'ibiki barimo barakora ibyabo, babonye amahoro, babonye umutekano. Abarundi ni benshi bahora bambuka buri munsi, amakamyo ahora yambuka. Ubu bubatse ikiraro kuri Rusizi, bagiye ku mugezi wa Rusizi ariwo mupaka hagati ya Kongo n'u Burundi bwegera. Hari ikiraro bubatse rero gicaho amakamyo y'abasirikare buri munsi, amabatero n'amabatari, urumva baraza buri munsi pe. Kandi na perezida wabo nawe ahora abyihara ati nzabohereza ati tuzobamesa. Uwo ninde ubivuga? Ni Neva niwe ubivuga ati nzobamesa. Ariko iyo bageze hariya sinzi ko bibagendekera, nyine menya aribo bameswa. Iyo bageze hari ababona message bakwiriye. Yego cyane. Batayo esheshatu ba brigade general ni urugamba nibo barwiziyeho. Baraza cyane, ariko ntago badukanze. Tuzi ko ari imbonera kure zambaye uniform. Ni ukuvuga ngo nabo mubafata nk'abasivile. N'abasivile nabo. Bose n'abasivile. Hari message wabagenera se? Oya, bafite nta message bari. Icyo nababwira nuko bari kurwana intambara itabareba. Bakwiye kwisubirira iwabo mu Burundi bakajya kubaka igihugu cyabo. Tureke twe bakongomani turi mu biganiro na leta yacu, nkuko nababwiye hari icyizere ko byagira icyo bigeraho niba bemeye ko tujyamo twiga ibibazo tubiturutse mu mizi tukabikemura, cyo amahoro yaboneka. Amahoro mu gihugu, amahoro mu karere, amahoro muri Afurika. Yego, nyamara abantu benshi bari bavuga ati Kongo iba yarushije ubwenge AFC M23 ibohereza Doha, cyangwa se ikabereka ko muri Doha mu gihe bo bari kwitegura urugamba, bari kugura izo ntwaro, bari kuzana abo bacancuro n'izo ngabo zindi z'u Burundi bakomeza bazongera, ugasanga igihe mwebwe umutima mwawusize ko ibintu bigiye gukemukira Doha aribwo babagabaho ibitero biremereye cyane, ndetse bimwe na bimwe bijya bihitana ubuzima bw'abaturage. Ibyo turabizi, ariko ku munsi wa none hari izo nzira ebyiri gusa. Hari ibiganiro, hakaba n'intambara. Murabemereza ku we rero Tshisekedi ari ku ntambara. Ntabwo turi ku ntambara, turi ku biganiro. Urumva? Kandi tuzi neza ko turi mu kuri. Ariko iyo uvuze ngo ntabwo muri mu ntambara, ukumva rwitsa nk'uko mwaraharituye abantu ngo muri mu biganiro, we ntabwo utubeshye Dr. Wowe wenyine urabivuze hano ko bari baje bagose abakecuru n'abana bashaka kubarangiza. Twari kubigenza gutya. Tugomba kwirwana, tugomba gutabara. Urumva, kuvuga kujya mu biganiro ntabwo bivuga ngo ibindi byose turabihagaritse, ariko nadutera yewe twara na Nanga Corneille Nanga yarabivuze hariya mu ntozi mu buyobozi wacu muri press conference ati nibakomeza ibi bitero bazabona ikizabaviramo. Umuntu ahora yibaza kubera iki Kongo ihora ishyira umutima koko igomba gukemura ibibazo mu ntambara byaranayinaniye. Akanibaza se aho bazaniye abacancuro izi ndege zose bahora bagura zihenze,
bagenda basimburana nta na santimetero na zingahe barisubiza. zaheheze zahehe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe turavuga ati bakomeze iyo ntambara hari niba ari babonamo ibazanira inyungu, ariko mu rundi ruhande tukavuga tuti buriya Tshisekedi we abashaka intambara kugira ngo agume ku butegetsi n'igihe cy'amatora nibigera 2028 azavuga ati ntabwo twakoresha amatora mu ntambara mu gihe cy'intambara. Buriya wenda afite iyindi mibare ye twe tutamenya, ariko intambara ntayishoboye. Nk'uko mabwiye twavuye Bunagana dore iyo tugeze, kandi nayo twaravuga ati ntabwo tuyikeneye, muze tuganire dushaka amahoro gusa. Rero navuga ngo nibagera ngo no kuri ntoza Kinshasa hariya atuye harya ni kuri Cité de Loyola Ngaliema, muri commune Ngaliema, ngo nubwo bagera hano ubwo rero niho dutegereje, ubwo tuzagera yaradutumiye yaradutumiye kandi tuzagera. muzagera ku muryango we cyane muri Cité de Loyola. Sylvain Ekenge Bumisa Efumi, uyu ni umuvugizi w'igisirikare cya Congo FARDC, ku munsi w'ejo yagaragaye ku wa gatandatu yagaragaye kuri rezo sosiyo mu marira ari gutaka ko ngo mwamwatatse agosha droite mukamukubita ababaza. Aya ni amarira y'ingona cyangwa afite icyo avugira? Aya yari afite icyo avugiraho, yari yahumiye yari yahumiye kabisa, kuko twabivugaga hano hari ahantu habaye agatendo ka serious, agatendo keza, abana bakoze umurimo, intare zabonye icyo kurya, intare zarariye cyane, nabonye imirambo myinshi pe, cyane kubona mbese yaratatse ababaye. Wamwumva cyane. wabonye akandoyi cyangwa se umugozi baziritse koroneri Fureko ni bangamwa buriya, ni umuntu ukuriye umutwe witwa Gomino w'Abanyamurenge. Urumva yafashe Abanyamurenge, imfura z'Abanyamurenge, imfura z'abantu, arazitwara ajya kuzihuza na FDLR, ajya kuzihuza na Mayimayi Wazalendo, ajya kuzihuza n'Abarundi. Urumva none kubera nyine iriya operasiyo yabaye, bamuhindutse ngo niwe watanze amabanga, ngo niwe wagambanye, ngo niwe wakoze ibiki n'ibiki. Ubu bamuziritse Kandoyi, sinzi ko yaramutse ahubwo mushakisha amakuru, ni mu banyamakuru mushakisha niba yaramutse, ariko si we wenyine. Uwitwa General Masunzu mwangamwa wundi cyane nawe yarafunzwe, yahagaritswe, yarakuriye ntuza 3e region militaire Kisangani, ibera Kisangani, araje kumutwara baramufunga bamujyana Kinshasa. Hari general wundi w'umunyamurenge witwa Ruhorimbere, nawe yarafunzwe. Urumva yakoraga mu bintu biba kuri ibintu bya logistique by'ingabo za Congo, nawe yarafunzwe. Rero nyuma ya General Gasita birukanye hariya i Uvira, agatorongera agaca i Burundi agasubira Kinshasa. Ndumva aba Kongomani b'Abatutsi bari mu ngabo za leta bagomba kuba menge cyane, bakabonye isomo, bagomba kuba menge. Fureko warazira byinshi, afite byinshi cyane. Abantu bavuze ngo gukorana na Wazalendo ngo ni nko gukorera Satani kuko ahemba nabi, kuko babonye kubona umuntu w'umujenerali w'umukoroneri bamukubita umunwa bakawumena, maso yabyimbye, bamuziritse, bamutumye. Kasi twabibonye kandi twakabonye kabisa, amerewe nabi cyane. Nicyo nkubwira nti sinizera ko yaba yaramutse, amerewe nabi, toca bamutarinze cyane hamwe n'abandi n'ibyegera bye. Rero nta kwizera bariya FARDC, Wazalendo n'abaki bose. Wowe
uranga bene wanyu ukabagambanira uzagera ku gisa. Niyo mpamvu dukwiriye kubaka ubumwe n'ubwiyunge bwacu. Cyambere nkabavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko n'ubundi tugafatanya n'andi moko ya Kongo, turi mu gihugu kimwe. Nahoze mbabwira nti abenshi abantu bose batuye hano muri Eastern Congo, wese uzi isuka hari icyo mwakubakiraho. Yuko burya isuka ni bya bindi nababwiraga, gufata imbuto ugahinga ugatera imbuto ugategereza amezi 3, wenda 4 5 maximum amezi 6 yuko igihingwa gitinda mu murima n'amasaka. Ni nayo ari za mushaki bahindukiza za urumva rero izo nizo ntuza za mbere zo kuzigama za economy. Abantu baba bafite intuza za mbere za economy, rero mu mufite byinshi muhuriyeho mushobora kubakiraho, mugafatanya mukazana ubumwe n'ubwiyunge, habaye utubazo mukadukemura ku rwego rwa nyumba kumi, mugakemura ibibazo ku rwego rwisumbuye rwa chef de quartier, mugakemura ibibazo byanyu. Bityo ibibazo ntibizajya bikemurirwa ngo ku rwego rw'umuyobozi w'intara nka guverineri cyangwa ariko mu rwego rwo hasi bw'abaturage, ubuyobozi bwo hasi bugakemura nabwo ibibazo. Abaturage ba Kamituka, abaturage ba Mwenga, abaturage bo hepfo za Shabunda ndetse n'abaturage ba Uvira bari kumvikana mu mashusho babatabaza cyane babahamagara. Guverineri wa Sud Kivu akoresha inama Kamanyora yavuze ko ngo baje gufungura uyu muhanda wa Plaine de la Ruzizi, ariko tukibaza ngo uyu muhanda uzagarukira hano za Gatogota muri bizagenda bite? Umuhanda uzagera ujya he? Aho ujya uzagera Uvira, uzagera Baraka, uzakomeza. Ariko tubihe igihe nk'uko nababwiye, ingabo zirimo zirakora akazi kazo kandi zishakisha amahoro n'umutekano w'abakongomani bose. Ubwo abantu rero bavuga ngo Uvira yaranze, ntabwo Uvira ntabwo yananiranye. Ntabwo yananiranye, yananiranye itese. Ntabwo yananiranye, ariko inkono ihera igihe. Mufite gahunda yo kugera Uvira? Inkono ihera igihe, wowe byumve gutyo gusa. Nivamo uzaza unshaka nzakubwira. Tugana ku musozi. Ejo bundi Perezida Tshisekedi i Doha mu nama yiga ku iterambere ry'ibihugu, mu ijambo rye yagarutse mu kuvuga uburyo igihugu cye Dr. Ntamwemera yateje imbere, yagarutse ku burezi. Ubwo impamvu mbitinzeho nuko dutembera Nzuro twabonye ikigo cy'amashuri, duhita dutekereza ukuntu ziriya drone abagura zihenda zakubaka ibigo byinshi. Ese ririya jambo biriya yavuze harimo kwikina cyangwa se muri Kongo, kuko dusizemo wenda n'ibi bice umaze iminsi mugenzura, wenda mwasanze hari ibyo yakoze bizima muri ibyo bikorwa yavugaga ko yakoze muri Kongo? Ibyinshi arabeshya. Biriya byose bavuga ngo bya development materitoire 145 n'ibiki byose, ari amafaranga yose barayarya. Ruswa yarabamunzwe na ruswa, amafaranga bose biba za miliyoni na za miliyoni z'amadolari. Urumva muri Kongo nta muntu n'umwe wiba munsi ya miliyoni y'amadolari. Miliyoni 19 mwumvise rwa minisitiri w'ubutabera ntuze Costa Mutamba. Nabonye ni lettre warayibonye yandikiye muri gereza. Arandika, urumva bose bahura biba bareba Vital Kamerhe, bose bandi bose bahura biba za miliyari na za miliyari z'amadolari. Rero Tshisekedi biriya byose abivugira mu mahanga gusa, abeshya amahanga, ariko abakongomani tuzi ko yagiye n'iwabo. Ikintu cyonyine yashoboye kugira ni urobine rumwe rw'amazi, ni rwashoboye kumurika igikorwa cyakozwe muri Kasai iwabo. Ni ahantu hakeneye cyane
habi cyane cyane. Urumva rero nta gikorwa cy'iterambere gihari muri Kongo, ahubwo na buke buhari aragenda burasagura. Mwumvise kiriya kiraro cya Mpeti ko yakirashe, uruganda rwa Twangiza, urumva na duke duhari ari kutwangiriza. Kandi twebwe turavuga tuti ntabwo turwanira mu mijyi. Kubera iki? Kubera gusigasira ibikorwa remezo, turwanira hanze y'imijyi. Urumva intambara zacu zirangirira hanze y'imijyi. Niyo mpamvu muri uyu mujyi wa Goma, yaba ni Bukavu, wagenda hose nta kimenyetso cyo kuvuga ngo intambara zacu zagize hano. Nta nzu yaguye hasi n'imwe, ntaki. Ubona aya mazu yose ahubwo barimo barubaka. Turashaka iterambere. Abakongomani twasigaye inyuma n'amateka n'ubuyobozi bubi. Ubu ngubu ni igihe cyo kubaka tugatera imbere. Yego, turasoje ikiganiro ariko hari ngiyo nganire n'umuntu ndamubwira ati tangaza. Dr. nawe tangaza. Icyo natangaza ko AFCM 23 twahagurutse kurwanya ubuyobozi bubi buri muri iki gihugu, ariko tunarengera abakongomani. Turashaka kubagarurira agaciro kabo, tugarura agaciro nk'abakongomani, tugarura n'agaciro cy'igihugu cyacu. Kuba igitutsi mu karere, igitutsi mu ruhando rwa Afurika, ahubwo duhaguruke twemye twese dufatanyije tucyubake, tugiteze imbere. Akantu gato uvuze ku bakongomani bagarurirwa agaciro, nza ko abakongomani bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Ururimi rw'Ikinyarwanda abaruvuga wasangaga bihisha. Rimwe na rimwe ugasanga nk'umukongomani w'Ikinyarwanda arihisha. Ubu bimeze bite? Ese murateganya ko rushobora no kujya rukoreshwa? Genda mu makaritiye yose ya Goma, abantu bose bari buhoye barakivuga pe Ikinyarwanda, kandi ntabwo ariko byari bimeze ejo bundi mbere yo kutuzana. Uhura n'ababyeyi, abakecuru, abacuruzi hano mu maduka, bose baravuga, barisanzuye, baravuga ururimi rwabo, gakondo yabo. Urumva baravuga ururimi rwabo kabisa. Twarabohoye, bigaruriye, barimo barigarurira agaciro kabo, ariko kazuzura bagize kuri cya kindi navugaga, ubumwe n'ubwiyunge bwabo bugomba gukomeza bukubakwa bugakomera. Iyo kabiri nababwiye ko Washington izadufasha kuri FDLR kuzikura hano, kandi Washington izadufasha muri icyo kibazo cy'impunzi yuko zahungiye mu Rwanda no mu Buganda. Ariko u Rwanda narwo rutubike abantu. Urumva iyi myaka yose abo bantu bagomba gutaha. Iyo process ya Washington rero nayo izafasha muri icyo kibazo cyo gucyura impunzi. Yego, niyo mpamvu tubifitemo inyungu. Ndumva hari inama yabaye ku munsi w'ejo, ni inama yagaragayemo umukuru w'igihugu w'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Hari ibyo yagarutseho. Dr. iriya nama warayikurikiye? Inama zo mu bindi bihugu cyane hari igihe umuntu abikurikira abicaho amahushuka, ariko tugerageza gukurikira. Yaravugaga ngo kuki ibindi bihugu byadusize nka Afurika twe tubura iki? Ubona Afurika ibura iki? Afurika nari ngerageza kubikomozaho. Afurika akenshi ikintu cyo guta umuco, guta umuco wacu tugafata imico y'abandi, ngo wiga ingendo y'undi yagenda atagataga. Tuburimo nabi rero, tukwiriye gusubira ku ngendo yacu, ahubwo ibyo bindi tukajya tubihaha, biza byongera ku byo dufite, ku byo twari dusanganywe, yuko ubundi iterambere rya kiremwamuntu, habamo nk'ibyiciro. Navuga ko harimo nk'ibyiciro nka 5 cyangwa 6. Icya mbere, umuntu wese akiremwa yatungwaga no guhiga ibyo ahize, ibyo arobye cyangwa bya kimeza byo mu ishyamba. Urumva ibyo rero yari intuza ya mbere. Kandi hano muri Kongo dufite abantu benshi bakiri kuri ibyo, amoko menshi akiri kuri ibyo ngibyo.
akiri kuri iyo ngingo ya mbere haracyarimo n'abambara ubusa haracyarimo bibera mu mashyamba nyine yego. iya kabiri rero hari ubuhinzi n'ubworozi. ubwo hari abantu bamwe bavuze bati twebwe reka dufate ziriya mbuto tujya guhiga mu ntuza tuzitere tubyegereze. hazamo ubuhinzi, hazamo n'ubworozi, urumva. donc izo nyamwasa twahigaga mu cyamba. ibyo tugira imana abantu benshi bo muri Kongo muri est bagize kuri urwo rwego. niyo mpamvu tuvuga ko bariya bo mu burengerazuba bwa Kongo baba bari inyuma cyane. niyo mpamvu na za revolution zose n'intambara zose zishaka kubohora Kongo ziva hano, ziva mu burengerazuba. kubera iki dufite intambwe kubarenza. mu gihe abandi baba bibereye mu miziki mwe mureba. yego. hakaba rero intambwe ya gatatu ni intambwe y'inganda. ubwo ibyo bihingwa n'ibiki byose byabaye byinshi, biba ngombwa ko babicisha mu nganda kugira ngo zajye zibihindura, zibibike, zigire gute. hakabaho n'intambwe rero y'ikoranabuhanga, tekinolojiya, informatike. urumva biriya bintu byose bisaba imibare byinshi n'ibiki byose. ntabwo umutwe w'umuntu we wenyine wajya ubibika, reka tubishakire imashini izajya ibibika. haza gukurikirana noneho murandasi byabaye guhuza yaba mashini, imashini iri hano kuri Goma n'indi iri New York, bigashobora guhuza bigahana amadata, amakuru. urumva aho murandasi. ubu rero tugeze ku bintu byitwa intelligence artificielle, AI. urumva ibi byose ni ibintu dushobora guhaha, ariko bikagomba kuza bisanga ubumuntu bwacu. ubumuntu bwacu tubusigasira. ubumuntu bwacu tukabusigasira kugira ngo ibyo by'abandi bivuye mu mahanga bize bidusanga tukiri babandi. rero hari ibintu byinshi byatumye duta ubumuntu bwacu, ariko cyane harimo nk'amadini. niba bavuga ngo ubucakara bwararangiye, ubukoloni burarangira, neokolonialisme yo iracyariho, abakoloni bafite ibikoresho byinshi muri Afurika. hari abantu benshi bari babangama abo barahari. urumva izo ntambara zose n'izindi ntambara, ariko tukavuga tuti dukwiriye twebwe guhindura imyumvire, tukamenya tuti wa muco wacu tuwusubirane, ibindi tuzajye duhaha, tubyige, tujye mu mashuri, tujye kubyiga iwabo. niyo akenshi mbona ko ariryo tandukanirizo ryacu n'ibihugu bindi, cyane cyane nk'ibihugu byo muri Aziya, ko nabo bari inyuma muri iyo myaka za independence, nabo bari inyuma. ariko ngubu bateye imbere, yuko baragenda bagahaha technology bayizana iwabo, ariko ubumuntu bwabo bakibufite, babukomeyeho n'amadini n'ukwemera kwabo n'ibiki byose bakabikomeraho. yego. reka tugaruke ubuzima bw'abaturage muri rusange n'iterambere ryabo mu bice AFC M23 imazemo amezi 10. ni Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. hari ugufata mukoresheje umututu intambara ahantu harangira, ariko nanone mu iterambere ubuzima bumeze gute muri rusange? waduha ishusho. ahitana nabihurizaho. ubwo nyuma y'amezi 10 mufite ibyo bice mugenzi wanjye yaravuze. mu minsi ishize humvikanye ko ikibuga cy'indege cy'Igoma kigomba gufungurwa kugira ngo kizane hajya hashobora kunyura imfashanyo. bivuze ko ibice AFC M23 igenzura abaturage batameze neza, hakenewe izo mfashanyo. ese bimeze gute koko ibyo bintu bavuze? n'amabanki n'iterambere ubwo. twebwe hano uko nababwiye twagaruye amahoro n'umutekano ku bantu bose, nta vangura. urumva ubu buri muntu wese arishyira akizana. mwabonye ko umupaka mwawambutse uyu munsi, mwabonye ko hameze. igihe leta yari ihari hano, umupaka wafungaga saa 9 z'amanywa, amanywa yihanga umupaka ugafunga. ubu rero twawugejeje kuri saa 6 z'ijoro.
n'ibindi bizakomeza na pasiporo rese pase mwazigabanyije ibiciro. rese pase impapuro z'ingendo twazigabanyije ibiciro kugira ngo dufashe abaturage ibihugu byombi ibihugu bituranye bagenderanire bahahirane mu mahoro yose. Rero natwe nk'ahangaha aho uduce twose twamaze kugeramo turazana iterambere buhoro buhoro. Amikoro ntabwo araba menshi kandi murumva ko tuba turwana na leta ifite amafaranga menshi tugomba guhangana nayo mu buryo bwa gisirikare. Urumva rero amikoro menshi murumva ko ajya muri ibyo bikorwa, ariko duke dusigaye tugerageza gukora ibikorwa by'iterambere. Turakora imihanda, turi gusana ibitaro, amavuriro, turubaka n'andi mashyashya. Hariya za Nyiragongo nimuhagenda hariya muzareba hari ibitaro bishyashya tuhujuje. Turimo turaha abaturage amazi iriya ruguru za Kibumba hafi y'ibirunga. Muzi ko imigezi yose burya ica munsi, ikirunga iyo kirutse gitwikira ibintu byinshi, amasoko gitwikira amasoko. Ugasanga abaturage rero nta mazi bafite. Ubwo rero twebwe turagenda tukayashakisha tukayazana tukayageza ku baturage. Ubu baturage za nkambi zose z'abakuwe mu byabo n'intambara zose zarasenyutse. Abaturage umutekano waragarutse ku misozi yabo, abaturage baritahira, ubu barahinga bakeza, uhora korora ko nabivugaga, bose barakora imirimo yabo. Urebye hano mu mujyi wa Goma twageze hano ikiro cy'ibirayi kigura 2,500 y'amafaranga ya Kongo. Ubu ngubu kiragura 1,000 cyangwa munsi yacyo. Abaturage rero baragiye, izo mpunzi bababwiraga zabaga za Kanyarukinya, za Mugunga, za Burengo hose baratashye iwabo. Ubu nibo bari kutugaburira ahangaha, kandi bari barateze amaboko bagabarurwa ngo niyo miryango. Ejo bundi nari ndishasha na hano gutya za Bweremana, ibitoki biri guhira mu murima by'inyama. Yego kwa kundi ngo umuturage yatanguranwa n'abajura ngo atema igitoki cye kitaranakura. Ubu ngubu biri guhira mu mirima. Ibiciro byaragabanutse hano ku masoko. Za barriere zose za Lendo n'aba FDLR n'ibiki byose twazikuyeho. Urumva turi gukora imihanda kugira ngo umuturage uhinze, urumva usaruye uwo musaruro we umugirire akamaro, awugeze ku isoko anawugurisha. Rero abo bavuga ngo bafungure ibibuga by'indege bya Goma bafite izindi gahunda, urumva. Ariko ibyo ari byo byose twarababwiye ko icyo kibazo kizakemurirwa, kiri kuganirwaho i Doha. Ako kuki mudashaka kugifunga? Iby'amabanki n'ibiki byose nabyo biriri ya Doha. Muzi ko leta, ubutegetsi bwa Tshisekedi bwafashe amafaranga y'abaturage. Urumva ufata amafaranga y'abaturage buyafungira mu mabanki hano. Ubu abaturage bamaze imyaka 10 badashobora kugera ku ifaranga rye. Ubu se umuturage urwaye yari yarazigamye arabigenza ate? Amashuri yaratangiye, abantu bari bazi ko azakora kuri aya mafaranga yishyure minerval y'abana be. Turavuga tuti ubwo uwo Tshisekedi utera crise humanitaire niwitera ku baturage abaka ubushobozi bwabo. Urumva yarangiza akajya kurira ku Iburaya ngo batange imfashanyo zo gufasha abaturage. Ko ari wowe wa mbere wabashonjesheje Barcelona, ni wowe wa mbere wabashonjesheje abo baturage, none uri kujya kubasabira imfashanyo mu Buraya mu bazungu ngo baze bafashe. Wabanje ugafungura izo banki. Nafungura izo banki niho tuzemera ko afite ubushake bwo kugira ngo arangize iyo crise humanitaire nubwo bukene bwaba buri mu baturage. Rero ikibazo cy'ikibuga kizaganirwa i Doha, niho igisubizo kizaturuka. Abo babariza ahandi baba bafite izindi gahunda zabo, baba bashaka kugikoresha mu bindi twe tutazi. Emmanuel Macron ariko niwe wabisabye. Yego, none se twibagirwe se? Twibagirwa ko 1994 se aeroport iki kibuga cyari base opérationnelle.
ya operation turquoise. Ibyo murabizi base opérationnelle ya operation turquoise, indege zabo zazaga kugwa hano gucikisha abajenosideri. Operation turquoise murayizi yarije ije kurwanya abanyarwanda kugira ngo ziri akomeza guhagarika jenoside no kubika abana abicanyi bose mu ntara zingahe zo mu Rwanda, cyane ziriya zo mu majyepfo. Urumva rero iki kibuga gifite amateka yihariye. Abo rero ni babandi baba nostalgique bakiriya gihe babandi abo bapanze jenoside n'ibiki byose na ziriya operation nibo bari kuvuga ngo cyongere gifunguro. Ariko twe turi mu biganiro duha icyo kivuga nacyo kizaza ubushimire Dr. Reka tugushimire rwose, uri umuntu w'abantu, abantu baragukunda. Reka nabikubwire serious, abantu baragukunda. Natwe nyine niyo mpamvu tuza kukuganiriza. Abantu batagukunda ntabwo twaza, kuko wowe ni ukuvuga izi nkuru dukora za FC23 twirwaneho tuba tugomba kuganira n'abantu babibamo. Amakuru uduhaye nk'umuvugizi niyo abafite agaciro kurenza twebwe tuvuga. Niyo mpamvu n'ubundi usanga abantu baratwizeye bakanadutuma tutubarize Dr. ibingibi kuko tukugeraho. Nkanjye Kivuye Iwacu, reka ngushimire, ariko na Sam mu rugendo online reka ngushimire cyane nanjye kuko ni umwanya banakoze urugendo nkaza, ariko kubera ko yampaye uwo mwanya yanampaye appointment, reka ngushimire cyane. Murakaze cyane. Ni ikaze buri gihe.